bw'abayahudi ku isi. Umve, didn't officially exist. Iki gihugu ubundi ntabwo cyabagaho byemewe n'amategeko paka mu 1948. Ejo bundi 1948. nibwo iki gihugu Isiraheli cyabayeho. Nibwo bavuze ngo runo ni igihugu cyemewe hirya no hino ku isi mu 1948. Many people associate Israel. Ati abantu benshi bakunze kuvuga ati Israel na Palestine kukibora mu makimbirane intambara zabo za hato na hato. Ati cyane kiteka bora mu ntonganya bapfa ubutaka barasana ibisasu bya kirimbuzi bahura mu bibazo bikomeye cyane kuva kera. Ndagira ngo mva amagambo. Bapfa ibya politike, bapfa ubutaka, bapfa igihugu, bahura mu bibazo bihambaye cyane Palestine na Israel. Kugira ngo umenye impamvu rero Palestine na Israel bahora mu bibazo, bahora mu rero we have to look back a few thousand. Tugomba gusubira inyuma imyaka ibihumbi 4 kugira ngo dusobanukirwe ubundi Isiraheli na Palestina bimeze bite bapfiki ibyatangiriye. Tugiye kubanza tumenye impamvu. Ndabizi abantu benshi mwagiye mubona ukabona ngo Isiraheli yarashe Palestina niyo yayibanje yatatse bakahita bahera aho ngaho babasobanurira. Ariko reka dusubire inyuma tumenye ubundi ngo Isiraheli na Palestina ibibazo byabo bituruka hehe. Kugira ngo dusobanukirwe neza tugiye gusubiraho inyuma imyaka ibihumbi 4. Isiraheli ngira ngo abantu benshi murayizi, mwakuze muyimva, abenshi musenga Imana ya Isiraheli ngo Mana ya Isiraheli dutabare, kugira ngo ibyo bintu byose tubyumve neza ibibazo by'aba bantu. Reka dusubire inyuma tumenye byatangiye bite. Igihugu nka Isiraheli cyahozeho kera cyane. Kuki hano bari kutubwira ngo ni igihugu cyatangiye cyangwa se cyemewe ko ari igihugu mu 1948. Ejo bundi. Reka duhere imyaka ibihumbi 4 turebe Isiraheli ya kera byari bimeze bite kugira ngo bigeraho Isiraheli na Palestine uyu munsi wa none bahora mu bibazo. Ati ubundi Isiraheli n'abayahudi nako abayahudi n'abarabu n'abantu bombi bafite amadini yabo bashikamyeho kandi akomeye. Aho Abayisiraheli bafite idini bita Judaism cyangwa se abisilamu bakagira Islamu yabo nyine, abarabu ubwo bagira Islamu. Ayo ni amadini akomeye cyane kuri uyu munsi wa none. Ariko nanone ngo dusubiye inyuma imyaka ibihumbi 4 yashize, Isiraheli ya kera tujye ku bwa Aburahamu ngira ngo benshi mwamusomye muri Bibiliya n'uyu munsi muracyamusoma muranamwumva. Father of the two religions. Cyane ko ayo madini uko ari abiri, yaba ari ay'abarabu, ayo mwita ngo n'ay'abarabu ni idini ry'abarabu nyine Islamu, n'iryo dini mwita ngo ni iry'abayahudi cyangwa se abantu banya-Isiraheli. Ayo madini yombi ubundi bivugwa neza akakomoka kuri Aburahamu yombi. According to the Old Testament, God told Abraham and his people. Ati mu isezerano rya kera Canaan. According to the Testament, dusomye neza isezerano rya kera muri Bibiliya, Imana yabwiye Aburahamu weho n'abantu bawe muhaguruke mujye gutura mu gihugu cy'Ikanani. Niko Imana yibwiriye Aburahamu, akaba yitwa ngo ni sekuru w'abahanga na kwa mahanga. Imana yabwiye Aburahamu ati fata abantu bawe mujye gutura mu gihugu cy'isezerano aricyo bitaga Ikanani. Aho ngaho rero neza Imana yabwiye Aburahamu ngo genda uture hitwa Ikanani. Uyu munsi wa none iyo baharebye neza cyangwa se iyo uvuze ngo icyo gihugu Kanani Imana yabwiraga abantu ni hehe, iyo Kanani Imana yahoze ibwira Abisirayeli ngo bazajye gutura mu gwera ku bwa Aburahamu, iyo Kanani iri muri Bibiliya ivugwa. Uyu munsi wa none nicyo gihugu bita Isiraheli, hariya neza Isiraheli ni hariya neza. Mu mwaka w'igihumbi mbere y'ivuka rya Yesu Kristo nibwo umwami bitaga Sawuli noneho yatangira no kuba umwami w'abanya-Isiraheli, atangira kubayobora neza. None byitwa ko ubuyobozi bwa Isiraheli yaho bari barabwiye Aburahamu gutura nibwo bari bameze nk'abatangiye kujya ku murongo neza. Sawuli niwe mwami wa mbere wabayoboye, murabyibuka. Samweli wamwimikishije amavuta arya sinibuka. Ndetse ibyo biza gukomeza ubwo yasimburwaga n'umwami Dawidi. Dawidi nawe aza gukomeza muri uwo mwaka n'ubundi imyaka ikomeza igenda yicuma, ndetse aza gukomeza hayoborwa nanone Isiraheli ikomeza kuyoborwa n'umuhungu wa Dawidi witwaga Salomo. Ndetse Salomo uwo nguwo ni nawe wubatse urusengero rwa mbere aho ngaho muri ubwo butaka bitaga Ikanani cyangwa se muri icyo gihugu cy'Ikanani. Niwe muntu wa mbere wubatse urusengero rw'abayahudi wa mbere. Urusengero rwubatswe na Salomo rwari urusengero rudasanzwe, urusengero rwubatswe na Salomo na n'uyu munsi, kuko Dawidi yashatse kubakira Imana kubera ibyaha yari yarakoreye Imana. Abasoma bira neza murabizi, Imana ibwira Dawidi atuye ntago nzatuma unyubakira urusengero, cyakoze umuhungu wawe niwe uzarunyubakira. Salomo rero amaze kugerwaho asimbuye papa we niwe waje kubaka urusengero rwa mbere rw'abayahudi. Abayahudi urumva no bari batangiye kubona ahantu hanini hagari ho guteranira. Ati ayo mateka dusa nk'abanyuzemo ubu nonaha agaragaza igihugu cya Isiraheli cyangwa se igihugu cy'Ikanani, ubutaka bwabo Imana yari irasezeranije Abisiraheli ndetse yanabahaye n'abakurambere babo, bakurambere n'abasekuruza babayemo. Ibyo ngibyo bifite uruhare runini cyane mu kuba Isiraheli uyu munsi wa none
buriya butaka yarongeye ikagaruka gusa nk'ibufata. Ese yagarutse kubufata ubundi yari yarabwambuye gute? Umva amagambo ati ubwo butaka bw'Abisiraheli aho ngaho nyine ku bwa Salomo, twari tugeze ku bwa Salomo, imyaka yagiye yicuma. Uzi ko kera hazaga ibihugu bikaza bigafata ubutaka, ugasanga nk'abaromani baraje bigarurira hari ahantu, ngira ngo murabyibuka ku bwa Yesu abaromani na hari abari barahafashe barakoronije hose, ibi manda zigenda zihinduka cyangwa se ingoma zigenda zihinduka, hagenda haza ibihugu byinshi bigenda byigarurira turiya duce bifata bira bihugu bya hariya nyine, ubuyobozi bugenda buhindagurika. Icyo gihe abaperisi baraje barahayobora, murabyibuka. Icyo gihe Persians cyangwa se abaperisi baraje barahayobora, ubwami bw'abaperisi murabyibuka. Hari nanone mbere y'ivuka rya Yesu Kristo mu mwaka wa 538, icyo gihe abaperisi baraje barahayobora nyine barahigarurira kwa kunda ubwami bwa kera. Abagiriki nanone mu mwaka wa 332 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo nabo baraje nyine habahabu baragenda bahayobora. Ubwo urumva ko bagenda bazana iki gihugu cyari gisanzwe, bagenda basa nk'abagica amazi cyangwa se n'abaturage bagenda bamera nk'aho babayoboye nyine mwe mubaye nk'abagaragu nk'abacakara. Abaromani nabo baraje barahayobora, Abarabu abanyamisiri baraje barahayobora, Fatimids, Seljuks barahayoboye. None mu mwaka w'igihumbi 1999 Crusaders barahayoboye muri za ntambara za Crusades. Aba Crusaders baraje barahigarurira mu 1250. Mamluks baraje barahayobora, ndetse na Ottomans mu 1516. Ku ngoma rero y'aba Ottomans urumva ho nagari kera cyane mu 1516. The region Palestine. Nibo noneho baje barahafata hose barahayobora bahita Palestine. Considered sacred by. Ndetse icyo gihe batangiye kuvuga ati buno butaka aho cya gihugu cyahoze cyitwa Isiraheli. Urumva kubera izo ngoma zose zagiye ziza zihigarura zihakonkaringa ziyafata zisimburana, hagezeho noneho hagezweho abitwa Ottomans bamaze kuhafata, nibwo bahise bahita noneho ngo ni Palestine. Ariko nanone hakaba harafatwaga nk'ahantu nk'ubutaka butagatifu ku mpande zombi, aho Abarabu bahafata nk'ubutaka butagatifu kuri bo, nanone Abayahudi namwe abakristo mwafata nk'ubutaka butagatifu muhora mujyayo. Ubwo Abayahudi byasaga nk'aho bagiye bakwirwa imishwaro hirya no hino bahunga, bitewe n'abantu bagendaga baza babatwaramo iminyago, baza bakafata bakayobora bakazana bene wabo. Abayahudi basaga nk'abagiye bagenda bakwirakwira hirya no hino bakwirwa imishwaro. Ati n'ubutaka budasanzwe aho Abasilamu bahafata nk'ahantu hatagatifu ndetse bakorera ingendo zabo, nanone n'abakristo bakafata nk'ubutaka butagatifu. Ngira ngo mwese mwiyamura kiyambaza n'Imana ya Isiraheli. Imbiri ijoro yagiye hehe noneho? Ati muri ibyo bihe byagendaga bisa nk'ibihererekanya. Abayahudi nibwo bagiye bakwira hirya no hino bagenda bakora, bajya mu bindi bihugu bagakora diaspora, bagakwira mu bihugu hirya no hino bagenda bigabamo, bagakora amatsinda nyine bakitwa kari diaspora yaho ngaho. Murabizi diaspora iri hanze ari ukuntu bihuzahuza, nuko bagiye bagenda bahurira hirya no hino mu bihugu by'amahanga from their homeland. Reka tugaruka none ati ubwo Abisiraheli cyangwa se Abayahudi bari bamaze kuva mu gihugu cyo barakwiye imishwaro, bari mu bihugu hirya no hino baragiye guhiga, ni gute rero igihugu cyari gisigaye cyitwa Palestine cyariswe n'aba Ottomans cyaje kwitwa Isiraheli? Abisiraheli ko nanone bikavuga ko ubwo bajyaga muri ibyo bihugu hirya no hino muri ayo mahanga, ubwo baga barahunze no muri birangira ngo birimo Abisiraheli babaga baratwayeho iminyago, cyangwa se murambara n'imbita Abisiraheli cyangwa Abayahudi muragenda mu byumva. Birazwi kuva kera Abisiraheli aho bajyaga, bivuga ko ngo bagendanaga n'Imana yabo kuva muri Bibiliya, ku buryo ngaho bageraga wasangaga ari abantu badasanzwe. Ngira ngo muribuka ibihugu byagiye batwaraho iminyago byinshi, ugasanga ngo bagezeyo hari uburyo batarya ibintu byaho, kandi ugasanga bameze neza bafite ubwenge, bagezeho barabayoboranye ba Daniel murabyibuka, ugasanga ngo babashyira mu matanura y'umuriro ntibashye. Ibyo byose ni ibigwi byagiye bivuga ku Bayahudi ko ari abantu aho bagezeyo bari abantu badasanzwe. Ibyo bihugu rero byose basa nk'Abayahudi bagiye bahungiramo, wenda byo tuzagira igihe cyo kubigarukaho. Abayahudi ngo bivuga ko ibihugu byose bagiye bakwirwamo imishwaro bagahungiramo, bagendaga basa nk'abakora akantu twakwita nk'akazu cyangwa se akantu ko kwironda, bakagerageza ko ubwoko bwabo butacika. Ugasanga barashakana hagati mu miryango yabo kugira ngo ubwoko bwabo bwaguke, bakagira akantu nanone ko kwibona cyane. Muri Abayahudi bagira ubwibone cyane buri hejuru, wenda sinzirimbamo n'uyu munsi nuhura nabo arabizi, bafite ukuntu abacyumva ko ari ubwoko bw'Imana, twe tutari ubwoko bw'Imana, bafite ubwibone bwinshi cyane. Rero ngo bigatuma bironda cyane, ugasanga ibihugu bagiye bahungiramo birabanga cyane, ko usanga ari abacuruzi beza cyane, ari abahanga cyane, bafite ubwenge. Ugasanga nk'igihugu bahungiyemo ugasanga ni abakire cyane muri ibyo bihugu, kandi nta muntu bajya bapfa gushyingira, barironda.
abene igihugu bagatangira kubagirira imihari bavuga ati bano baginga badufatanya igihugu gute badukiranye gute ari twebwe basangwa butaka. Ibyo wenda tuzagira igihe cyabyo cyo kubigarukaho n'ukuntu bagiye bakora ibikorwa bidasanzwe. Na n'uyu munsi hari abavuga ko abayahudi ubundi usanga aribo bantu bayoboye isi mu ibanga, ngira ngo mujya mubyumva. Tuzagenda tubigaruka ibyo ngibyo. Rero byagenze gute kugira ngo igihugu cyari gisigaye cyitwa Palestina n'aba Ottomans kigaruke cyongere cyitwa Israel? Kabisireli bari baragiye bakwirwa imishwaro baragiye ati mu 1880 gutyo kuzamuka abisireli cyangwa abayahudi ibihugu bari baragiye bahungiramo hirya no hino ku isi byagiye bibafata nabi cyane kubera izo mpamvu nyine, ugasanga abantu barabona nka hatarabene igihugu ari abantu baje bakabinjirana bakabinjiramo, kandi ugasanga ari abantu badashobotse nabafunga mutwe, kandi ugasanga nabahanga cyane, urumva abantu batangira gusa nk'ababanga. Abayahudi rero ngo kubwizo mpamvu bamwe guhera mu 1880 batangiye gusa nk'abagaruka basa nk'abasubira muri cya gihugu cyabo cy'isezerano kimwe Imana yari yarababwiye icyo Israel y'uyu munsi. Ariko nanone gusubira n'ubundi wasangaga hayoboye nabo ngabo ba Ottomans. Mu 1914 muri kiriya gihugu cya Israel y'uyu munsi cyangwa se icyo gihe hitwaga Palestine, hari hamaze kugera abayahudi bari kugenda bahunguka baturuka ishyanga, bari bamaze kugenda bagaruka muri icyo gihugu. Bari barahanuriwe n'Imana kuva kera cya gihugu nyine bavuga ngo ni cy'abakurambere bacu bakomokamo. Abayahudi bagera ku 75,000 bari bamaze kugaruka muri Palestine, igihugu nyine bitaga ngo ni iki wabo. Urumva ntabwo cyari cya gihugu cyabo cyitwaga Israel, wapi, cyari igihugu cyitwa Palestine nyine. Ibintu byari byaragiye birahinduka, ibya Israel byari bya kera cyane. Baragiye batangira kugaruka ku buryo muri Palestina icyo gihe hari amaze kugera abayahudi bagera ku 75,000 batahuka. Ati nyuma y'intambara rero y'isi ya mbere, intambara y'isi ya mbere imaze kurangira, ahitwaga nanone cya gihugu cyitwa Palestina icyo gihe cyitwaga Ottomans cyaragiye kigarurirwa n'ubwami bw'Abongereza. Abongereza bahise baza barahafata nyine bahayobore ako gahugu nyine kajya, urabizi umwongereza yagendaga afata ahantu ugasanga arahayoboye, n'ibihugu byinshi hano murabizi yagiye abifata. Ataho naho haragiye hayoborwa n'umwongereza, ari nabwo none icyo gihe iyo Palestina y'icyo gihe aba Ottomans basa nk'abakuweho hahita yitwa Palestina muri iyo myaka. Ati abayahudi nanone icyo gihe byatwaga nk'aho badafite aho babarizwa. Icyo gihe ubwongereza bumaze gufata aho hantu nibwo bwatangiye gutangaza buti hano hantu nitwe twahafashe, noneho ubu ngubu abayahudi aho bari, iki ni igihugu cyanyu mwatangira kukizamo. Mu 1922 nibwo abayahudi batangiye guhabwa uburenganzira n'ubwami bw'Abongereza bwari bwarafashe icyo gihugu, butangira kubabwira ngo nibaze. Ariko gusa nanone ngo abayahudi muri iyo minsi basa nk'abagenda bazi iminsi igenda yicuma, intambara y'isi ya kabiri y'isi iteramo. Intambara y'isi ya kabiri birabaye, 6 million Holocaust. Abagera nanone kuri 6,000,000 z'abayahudi murabizi bakorewe jenoside barishwe. Hitler yaraje arabatsemba arabamara. Wenda impamvu yabishe n'ibindi byose bigenda gusa nk'abira twagiye dusa nk'abacaho, wenda tuzabigeraho. Ariko abayahudi bari baragiye bakwira hirya no hino ku isi, kandi baragerageje kurinda ubwoko bwabo, mbega kwishakanamo no kubyarana hagati yabo. Baragiye baba benshi abayahudi mbega, ku buryo intambara y'isi ya kabiri itangira, Hitler abantu yashakaga gukura mu nzira. Ariko wasanga atari na Hitler gusa, abanyaburayi benshi ntabwo bakundaga abantu bayahudi, wasangaga bashaka kubica. Bakorewe jenoside, ngira ngo murabizi ko bakorewe jenoside, ni ikintu kibi cyane nyine. Abarenga 6,000,000 barishwe b'abayahudi muri icyo gihe batarabasha gusubira iwabo. Nanone andi miliyoni yabo menshi akurwa ahantu mu bihugu yari yarahungiyemo, yaramaze gufatisha. Urumva abantu bahunze muri ya myaka nabwo 1,000 ngahe bari barakuriye ibisekuru by'aba bana babakomokaho n'abaki, baramaze gufatisha. Urumva bamaze gufata mu gihugu ahantu warubatse warabonye biki, ariko ngo barishwe, abatarishwe barahunga bakwirwa imishwaro, nanone bajya imihanda nyine bararaburiza. Mu 1947 rero intambara y'isi maze kurangira, leta umuryango w'abibumbye nibwo waje kuvuga ati noneho tugiye kuba twafata kiriya gihugu, noneho tugihe abayahudi. Urumva noneho hari amaze kurya umuryango w'ibihugu by'abibumbye, batangiye kuvuga ati noneho bari abayahudi bari hirya no hino bakwiye imishwaro, banakorewe jenoside. Urumva ni ibibazo bikomeye. Impamvu y'ibyo byose banabahohotera nuko ko kari abantu basa nkaho badafite igihugu, nta gihugu bari bafite. Nibwo umuryango w'abibumbye muri 47 yavuze ati reka Israel noneho abayahudi tubashakira igihugu. Nibwo umuryango w'abibumbye wavuze ati kiriya gihugu rero cyitwaga Palestine tugiye kugifata tukigabanyemo kabiri. Palestine ubwo yari isigaye ituwemo n'Abarabu gusa. Nibwo bahise bavuga ati Palestine tugiye kuyigabanyamo kabiri, dufate abayahudi bagende baturemo, uruhande rumwe rw'Abarabu, ubwo ariyo Palestine, abandi nyine bitwe abayahudi nyine babona igihugu cyabo cya Israel.
icyo gihe abisiraheli barishimye cyane kuko byibura bari babonye ubutaka, ariko nanone bajya guhabwa ubutaka hashingiwe kuki? Hashingiwe kuri cya kintu cyo kuvuga ngo ubundi buno bwoko kuko bukomoka hehe? Bukomoka ahani Kanani, ariho Isiraheli y'uyu munsi, hamwe Imana yari irabahaye nk'isezerano, nk'igihugu cy'isezerano. Icyo gihe rero ngo abayisiraheli bahise berekezayo, ariko nanone bamaze kugerayo, urumva umuryango w'ibihumbi wabyemeje n'amahanga yose yabyemeye, ariko abarabu bakomeje kwisaza. Urumva igihugu cyari gifite abandi bantu bagituyemo. Ndagira ngo numva akarengane Palestine buriya, cyangwa se bari abarabu batuye muri Palestine bagiye bakorerwa. Palestine n'uyu munsi bimeze nkaho wagira ngo nta gihugu kikirimo. Icyo gihe abisiraheli baraje kwinjira mu gihugu bakavuga ngo mugiye kukibanamo na ba runaka, cyangwa se bagicamo kabiri. Ni ukuvuga ngo abari basanzwe batuyeho bamera nkaho bimuwe, musubizwa inyuma, bamwe bakimurwa ati hano naho abandi bantu tugiye kuhatuza n'ibirimo nyine. Ubwo urumva mwe baba bameze nk'ababirukanye, urumva babaje kubabangamira. Icyo gihe abarabu benshi bari bari mu cyitwa Palestine barababaye cyane, kuko ubutaka bwabo bunini n'ibintu byabo byinshi byasaga nkaho bigiye guhabwa abantu baturutse ahantu batazi, hari hashize imyaka myinshi cyane batazi naho baturuka naho baba, bahita batangira kubakuramo. Ibaze nk'iki gihugu cy'u Rwanda ukajya kubona ukabona baratubwiye ngo buriya hari abandi bantu bagikomokamo ngo bagiye kuza nabo, ngo noneho ngo muhite mupasu. Niyo byaba ari byo, ariko urumva muba mubangamiwe namwe ubwanyu. Kuba Gatsata warayikuriyemo n'abasogokuruza bawe n'urugero ukumva ngo aho ngaho tuhahaye aba bantu bandi utaruzi, biba ari ibintu bisa nkaho bibanganye mukuru. Nibwo noneho gwera icyo genga ibibazo byatangiye gutangira byose, umwiryane hagati y'abantu twakwita nk'Abapalestina n'Abisiraheli. Intambara biratangiye, batangira kujya bahora mu miserero. Nuko byatangiye bavuga bati mwe muturutse mudusanga iwacu, abandi nabo bakavuga ati hano naho abakurambere bacu kuva kera twahawe na Loni. Nanone ngo itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu 1948 leta noneho y'Abisiraheli, cyangwa se nibwo Isiraheli yemejwe nk'igihugu. Icyo gihe rimaze kwemezwa no mu muryango w'abibumbye, ari igihugu n'idarapo riramanikwa, igihugu kiba kibayeho gutyo. Ejo bundi muri 48 nibwo igihugu cy'Abisiraheli cyongeye kubaho, ndetse David Ben Gurion niwe muntu wabaye premier ministre wa mbere w'icyo gihugu, cyane ko yari yarananiye ko icyo gihugu cyabaho, cyangwa se cy'Abisiraheli yararwaniye kubaho kw'abo bantu, kuba Abisiraheli bakongera bakagira adresse, bakagira igihugu babarizwamo. Niwe wabaye rero premier ministre wa mbere wa David. Ati nibwo nanone ibihugu byasaga nkaho byari bikikije byo ntago byabyumvishije kimwe, byatangiye kurakara, bivuga ati ni gute igihugu cyatubanaho gutya, gute igihugu kiza kikinjira mu kindi. Leta z'Abarabu buriya kira gihugu cya Isiraheli gikikijwe n'ibihugu by'Abarabu gusa, b'Abisilamu y'amadini ya Islam, bana nibo bayahudi babirimo hagati, barabyamaganye cyane, baravuga ati iryo gabana ry'igihugu ntago turyemeye, igihugu ntago kiza gutyo ngo kituvemo. Icyo gihe muri ibyo bihugu bikikisha nanone hariya ababyamaganye harimo Misiri, harimo Libani, harimo Jordan, harimo Iraq, Syria, Yemen, Saudi Arabia. Ibyo bihugu byose byaramaganye, biravuga bati ntago umuyahudi yaza ngo duturemo hagati, reka iki ni ibihugu by'Abarabu gusa. Barabyamagana, babonaga kandi ko kari byo. Nawe nutangira kubyumva neza uragenda ubyumva ko igihugu cyitwaga Palestine cyinjiriwemo ukuntu, ariko nanone ugasanga abayahudi nabo niyo gakondo yabo nta kundi byari kumera, ariko n'abanyepalestina ntago wabarenganye. Icyo gihe rero nibwo intambara yaje kuba, noneho barasana n'ibyo bihugu by'Abarabu byari bibakikije, haba intambara ihambaye cyane. Ariko Isiraheli kubera yari ifite support y'ibindi bihugu by'amahanga, Isiraheli ngo yaje kugenda no ifata itsinda igihugu. Ariko Isiraheli noneho ngo igiye kubyicaho yarengereye, abantu banavuga ati Isiraheli hano niho yarengereye cyane. Isiraheli ngo uko yagahanganye n'abo Barabu n'izo leta z'Abarabu, yagendaga noneho ikubita umwarabi mwigize inyuma, birangira cya gihugu bari babahaye cya Palestine ngo bakigabane n'Abarabu. Birangira Isiraheli igiye noneho yiyongereraho na hacyo, ifata hafi 77% by'ubutaka bw'icyo gihugu. Irangije ubwo ihasigaye 33, iravuga ati ahubwo mwebanye Palestina n'utugambo twanyu mushaka kutwamagana tubasigiyeho gatoya. Urumva Isiraheli bameze nkaho bayihaye butamwa, imaze iyo ntambara ibaye ihita yiyongereraho na ngenda nyine. Igihugu naho ubwo cyose imera nkaho igikabye, isaguriraho ba bantu babanye Palestina agace gatonya, iravuga ati ahubwo aho ngaho ni naho iwanyu, ahandi turahatwaye. Icyo gihe Misiri n'ubundi ahitwa Gaza Strip hari hafitwe na Misiri, Isiraheli urumva nawe yisi higarurira. West Bank hari hafite na Transjordan, ariyo bita Jordania muri iyi minsi, naho hari hafitwe. Aho hose Isiraheli igenda ihafata, ihakabigarurira. Gusa nanone ngo nubwo iyo ntambara urumva Isiraheli yarwanye hafi n'ibihugu, wenda iyo ntambara nayo dushaka kuzayigana wongera ngo yo muranayizi. Isiraheli yagukubitiye ibyo bihugu byose byayamaganaga by'Abarabu, byose yarabikubise bishyira hasi.
ari nabwo no yatangiye kumva ko none igihugu gifashe imeze nkaho none yanakirwaniriye igomba kumera nk'igeneye abarabu. Abarabu icyo gihe bari batuye mu cyitwa Palestine, babandi nyina Bisirayeli bari baje basanga muri icyo gihugu. Abenshi amamiliyoni n'amamiliyoni barahunze bajya mu bihugu bya kure, ndetse bajyana agahinda bavuga ati ni gute baduteza abantu ngo baje kuba mu gihugu cyacu tutanabazi, barangiza bakadukubita bakatwirukana. Abenshi bagiye rero guhungira muri Gaza Strip, niho bagiye guhungira mu ntara ya Gaza. Abandi bajya muri West Bank. Ati iyo ntambara nanone yibukwa ku Bisirayeli ko yari intambara yo kwibohora cyangwa se yo kwishyira ukizana, cyane ko n'amahanga yarabashyigikiye. Nanone ikitwa intambara yitwa Al-Nakba, mbega ni nk'ibiza, ni icyago, ni icyorezo cyari kigwiriye abarabu, ariko ikaba intambara nanone ku Bayisiraheli yitwaga intambara yo kwibohora. Mu gihe ku barabu bari barasanzwe muri icyo gihugu bitwa kwita nk'abanyepalestine gakondo, bo bari kuvuga ati ni ishyano ryatugwiriye Al-Nakba, bo bari bamaze gukwirwa imishwaro nanone, bameze nk'igihugu cyabo bari kucyamburwa n'abantu bashyashya baje batazo baturutse bari gushyigikirwa n'amahanga yose. Iyo myaka yose rero yagombaga gukurikira, urumva ntago urwango rwagombaga kubura n'umwiryano utazigera